ndagufashe wakavuna umuheto nasoni uwo mwana urawunyanyagiza igihugu cyacu ubona imyanda kigenda kinyagiza kibishyigikiye ko umva nyine nkubwire ubwira ibiki ariko wabonye umuntu w'umugore unigana umugabo umwanda mama w'Imana y'abakuru umva nkubwire rero ugize bahano wari ugeze amahirwe ahantu nihagaritse hapime njye aho nitumye hagapfa ibyobo wari ugeze amahirwe wa murozikazi we none rero mbore ariko uzi ko bakuvuze ukuri koko ni mama w'Imana yakubwiye bakuvuze ukuri uri umurozi w'inyoraho umuntu w'umugore nkawe ubusa ndacahe uzongere maze uzarebe gicoco gusa sha ahubwo hagarara aho ngaho ugere hagarara nanjye kwerekeza aba hano se ntabwo utureba umva nkabone mubyibuha mwareshye wa mugore we akubundi reka nkubaza umutima wakozwe mu ibuye cyangwa n'uw'igikwasi kuko uriteka inkoko ingana gutya y'ibijumba n'ibiki warangiza ukabwira umwana ngo najye kwahira umwahuye kuri iyi nkuba y'izuba atanariye nimba umugiriye imbabazi rero genda ujye kumugaburira iwawe hano ni iwanjye genda umugore wawe mugaburira wagira se n'ibyo wamugaburira ntabwo ari cyo haguruka aho ngaho ya sinshaka yuko wicara aha ngaho wa mbwa we uza kuntegeka hano kubera iki imbwa cyane imbwa iyi ngiyi imoka jyewe cumbati cyane impamo y'Imana ariko wa mugore we nzakwereka ko njye cumbati noneho njyewe ndi na cumbati cy'igitamisi ahubwo bibona nzakwereke ko ibintu byose njyewe ntari imbwa reka noneho nimba ndi imbwa nze nkurume noneho ubibone nkwereke ndiko nta soni njyewe ndi imbwa mugore kuva mu bwe ndabizana uzongera wabyumvise rwose ahubwo nkurikije imbaraga ufite nta nubwo uri umugore nturebe ibintu nkoreye wa mugore w'ibintu nkoreye nzabikuba inshuro 7 hagarara nkwereke ngo guke hagarara nkwereke